murenza mvuga ku indimi zitatu bavuga Iswahili bavuga Icongereza n'ikinyamurenge kandi uko n'igikiga ndakizi ariko sinza nkunda kukivuga cyane nza mvuga ikinyamurenge kuko icyo nza nkoresha niyo ndi mu rusengero cyane ibyo bintu tuzanje aho ndi hose ikibazo ko numva kuraseka umaraje gukansetsa ariko bidukomeze naribo kandi sinza nkunda ibintu byo kwanika inyinya zananika inyinya umuntu umwe yamya ndeba amare azuminga igifoto canje ko turareba ifoto ahantu kuri telefone amara arayizuminga ati kandi data ahantu hacamo imodoka kazinda birambabaza ndeba mukubite kurushi ahantu ababare umutima ndavyorosha ariko yarambabaje abantu kandi baza bavuga ko inyinya ni nziza none ga hari nabo ganza nsekera bakavyishimira amarambwira ngo ico kinyinya cawe kinini ariko nanje ganza ndeba nkabona ni kinini kera ngira ifaranga za manshira mijinyo irindi aha ije muri isibicu zamura nanje gara amarembo nibire ubu hagise abantu baguhamagara bati tugukeneye muri filime runaka none yose wayikina cyangwa hari role wakina isinduka butazikina bose nshobora kuvuga ko zose nazikina ariko nazishobora yego zishobora ari nka role ntakina rwose nubwo wenda ntagiye kwiyemera ko nta rwego ndajyaho ariko role zituma ngaragaza ubwambure bwanjye yego n'ibintu by'urukozasoni I can't. Ako ngo umukinnyi mwiza ngagomba kuba yisanga muri role yose. Kwisanga ntago ari gusandaguza ibyo usanze. Yeah. Bari gusandaguza ibyo usanze. Ubwiri role yo wapi? Ntabwo rwose. Nyene role zituma ntakaza umuntu bwanjye. Yego. Sinabwo nazikina. Urabura iki ngo nawe ugire gutya uzane iki se? Umuzane cyangwa uranamufite umukizi umukunzi ya umukunzi hano ukaba uri gutinya kubivugira mu kiganiro ikintu navuze ko nkunda yego urakunda ndakunda nyine ngira urukundo ruri I'm so romantic ako rero iyo umuntu akubwiye ngo azi gukora iki bikwereka ni ikintu ukagira gute akora nese wabuze gukunda ukaba nawe mukunze ari akantu kadutse nta mwuka mfite muze Yes, osoma people nizere ko mumeze neza kandi Imana ikomeje kubana namwe bisanzwe nibaze TV ndi NGD Rumuri dukomeza kubana mu bintu byinshi bitandukanye mbakubita ibiganiro nzana abasani tukaganira mu kumva ibyari byo bakatubwira lifestyle yabo ku buryo nawe ibintu bavuga runaka ushobora kwisangamo cyangwa se ugasangamo umugenzi ukaba murabura ukavuga ati bimeze gutya na gutya nango midahanguka gukira bisaba gukanguka turakora tuvunika impaka imipaka tukambuka ibyo nkora bashinyika ibyo bimaka kifatanguruka nabikora nta guseka kugira ngo isanga zitamidika nasika nkande nziririye kandi zihora zitibika muhuza musinde cyangwa se kunda shida zikaguta icyanga nibashona dufite ibanga stere z'ubufu nizidukanga bisimanutse mu manga nitinya kwica n'abanyaburanga twakwakiriye Jay. Thank you so much. Twakwagiye kuri Baze TV. Murakoze cyane. I'm so glad to be here. Ndagushimira cyane twapanze twango tuzakora bikagenda bipfa iki niki. Nyine actually nta bintu biba byoroshye ariko nyine birarangiye turahuye. Turahuye. Buriya akantu katumye nkubwira ngo waza tugakora nakantu nyina kayoboye ibintu nakantu kamwe buranakunze style y'uburyo ugeze gukina amahanga runaka arambonye araboro man burabarango ngenda bacyazi uyu mujama afite impano ya dance uva mu bintu nese mva mu bintu bro nyine hari utuntu umuntu abazi yacyari twihisha ariko
bikaba ari like behind y'ubuzima mutabizi ariko yesa cyane murabibona. ari mugenda ari kumbwira ngo babeshyira papa sava ngo ntarabyara urumva yaya akakunamo umwana we bimeze bite mwana? Bo nanjye ni umwana nyine n'undi biragaragara ariko si umwana cyane kubera ko imyaka yenda yifite navutse 2003 birya 3 nibwo navutse urumva uri kugenda bakaba muri 20 ndi gukura ndi kugenda nzamuka gake gake ikibazo ni uko ntava hasi nyine ndakura ariko ni imyaka gusa ariko ni n'agasore dawe buriya ari ukuntu hari ahantu uri umusore burya umusore ndi umwana muri make nyine ntabwo nkunda kuvuga ko nshaje cyane ariko n'ubundi wagize singa abakobwa b'ikigero cyakunda ngo ikintu ngo kibogare hano ibisaza ngo bareba ngo ibice runaka akantu k'ibice ntabwo n'ukuntu ngo birebera amatuza runaka urumva uzasashakaje hano mba nambaye big down kugira ngo byibura abantu barebe ibyo ari byo ariko so far ni fresh kabisa nta kubyibuha nzariri ntabwo yatuma unabyibuha urakinga batanu da Bruce wapi nta kintu kirimo Bruce rwose irimo iratinda ariko bizaza kabisa. Nagiye muri menshi nibagirwa no kugira ngo twibwire abantu badukurikiye bamenye ngo uri muntu ki byifashe bite. Right, murakoze cyane baze TV cyane so nitwa JD. Yes, nitwa JD niryo zina ryanjye yandi ni maremare nkunda kuyavuga kari maremare nyine ntago actually nkunda kuyavuga nyine nako nibyo bibaye ariko nitwa JD byose bikubiyemo so niga hano muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye nk'ubusanzwe n'ubundi niga itangazamakuru n'itumanaho yego umusore urumva ari ibyo ngibyo bindi uri single uri mariye nawe koko ibintu byamariye ariko buriya I'm just single waiting ndi single not searching rero kandi gusacinga terwa n'ikiri mu mufuka umufuka wanjye ko bawudoze ni kumeze rero urumva ko nyine ibintu byo gusacinga happy nyamara akantu ko gusacinga nako mpamvu katagendera ku mufuka cyane aba baby hanze bafite ibiceri wowe bakaba bagushaka bakagutama nawe inganzwa ariko iyo wenda sinzi ukuntu ibintu bajuje wenda bya singo na mariye biba bimeze ariko actually kuba single ntekereza ari kuba nta relationship urimo si byo se yego so kuba nta relationship urimo rero ntabwo bivuze ko utayishaka ngubu nyirimo hari akajagaraje umutima ariko bitari cyane nuko ariko urabona ibintu bikunze kubaho ugasanga umuntu avuye mu rukundo ejo bundi arugiyemo kuri wowe niki cyatumye ujya mu rukundo kujya mu rukundo si ubwo se navuga ko narugiyemo igituma nkunda navuga ko wenda muri isi turimo nyine urabizi ikiremwamuntu biba ngombwa ko cyangwa se biba bikenewe ko kigira nyine like undi muntu ku ruhande utari igitsina nk'icyacyo bahuza nyine ntabwo nyine biba bikenewe ko hari umuntu muganira ibindi bintu ukuruhura mu mutwe kandi ko tugenda tureba nyine hari umuntu ubona akagukurura intekerezo nyine akakujagaraza muri make kumva actually muramutse muhuje ni ibintu nyine byaba ari sawa kuri wowe bigashimisha umutima wawe ndetse kumva umerewe neza yego wari kuvuga ngo umuntu yifuza umuntu badahusha ibitsina
ntago wakifuza umuntu mudahuje igitsina kugira ngo muganire nawe aba yakuruhura mu mutwe. Kuganira mvuga ubwo mbifatiye ko warumbajije ngo ibintu byo gukundana se gutuma najya mu rukundo. Impamvu mbivuze rero ntago n'ubundi tuba dusanzwe dukundana rwa rukundesha yadukunda. No gukundana bisanzwe. Ariko rukundo nyine bw'imvamutima, rwa rukundo nyine umuntu akunda undi nyine bisanzwe, rudasanzwe, rudasanzwe rumwe baririmbye uriya rero bakinaririmba batazarekera no kuririmba. Ruriya rero nta muntu utarugira, nta muntu utarugira. Wenda mvuge nko ku bakobwa, umuntu umukobwa nyine ukumva actually wenda atari ukuvuga ngo ni irari cyangwa ni ibindi bintu, ariko ukamubona nyine ukumva ko muramutse muhuye amaraso yanyu yakururana nyine bikabyara like relationship imeze neza. Urwo rukundo rudasanzwe rero ku muntu utagira irari wari urikuyemo, biba ngombwa nawe akumva ashaka kubijyamo. N'umuntu utagira irari usibye kwenda ni bake batarigira, ahubwo hari abo riba ryenda kwica. Hari iminsi yashize mu peto tuganira, ambwira ati rero amavuga ku muntu ugira irari nyine arimo amukomozaho, ambwira ati rero irari turarigira twese, ariko hari uwo ureba ukabona ryaramurenze. Hari akantu k'akamede nigeze numva ngo hari n'umugabo ureba ukabona ni ruhaya neza, umukecuru arimo akavuga ugasanga ubushyuhe irari ry'umubiri nyine ryaramaze, ariko irari nyine n'ubundi turarigira, ibyo turarikira. Hari ibintu bivugwa hano ku mihanda ugasanga nyine umuntu ntabwo agira sinzi akanyabugabo. Yego babita ukumva ngo umuntu ngo ni ikiremba, ngo ni iki ku bahungu. Abo bantu baziho? Ntago mbazi, ntago ndababona, ariko byabyo byose babaho tu. We iyo relationship ayijyamo? Relationship ayijyamo cyane, ayijyamo kuko biriya ntago bisaba ngo cyari ufite izo mbaraga z'ibice by'umubiri runaka. Bisaba nyine kuba actually ufite umutima gusa, ugakunda nyine nk'uko ubona akantu kagakunda nyine ukumva amarangamutima araje. Nta muntu utagira amarangamutima, nimba warira wanakishima kandi wanakunda, wanakanga. Nimba wanga wakunda, urumva ntabwo wakanga udakunda. Ngo iyo ugiye kwanga ikintu nyine hari icyo ubukunda. Icyo ni cyangwa nkomozaho nyine mvuga nti nta muntu utakunda, n'ibyo biremba nabyo birakunda. Ni ukuvuga ngo wari kutubwira igituma umuntu yinjira mu rukundo, uvuga ko nyine bisa nk'aho ari karemano. Niba byarigeze kukubaho winjiye mu rukundo ugeze aho ruvamo, byagenze gute? narugiyemo ariko actually by'ubwana. Urabona umuntu aba yiga primaire, yigana n'utwana muri kiriya gihe cy'amabyiruka, afite utuntu nyine tumukurura nyine, ugakunda bakobwa nyine ukakundana, ariko bya bintu by'ubango n'inza ndakuzanira twa tuntu tw'abana. So nyine like nkiri segonderi narakundanye. Ho nta bwana bwari burimo ariko butari bwinshi, ko nari ntangiye gukura, adolescent ndimo nyivamo, numvaga ari urukundo nyine, ariko none atari rwa rukundo utekereza umuntu ngo tuzabana. Ni urukundo uba ukunda umuntu, ariko nyine murukundana just nk'abantu bari ku ishuri, ibyo ku ishuri urabizi nyine tu. So nicyo gihe narugiyemo, nimba nibuka neza namazemo 3 years. So ngeze igihe mbona nyine nta ntego bifite, ntangiye gukura nyine, mbona nta ntego bifite, ni ibintu biri aho. Urabona ntabwo ari byiza gufata umwana w'abandi mu musetingemo. Hari abakobwa nyine urabona gukunda kwabo biragorana. Biragorana ko bisaba nk'umukonveka. Sijye n'umukonveka rero by the time agera igihe akagukunda. Yagukunda rero kukwikuramo bikagorana. So bigoranye rero, urumva uba watangiye gukina n'intekerezo ze. Hari n'abatekereza kwenda muzabana,
urabizi ibintu byo kubana gukora ubukwe udafite amafaranga biba bigoye muri iyi minsi rwose biragoye ufata mwari w'abandi ukamukuraho yari yibereyeho neza ukajya gutuma just atabona like ibyo yifuza byose ntabwo ari sawa kereka ushatse umuhinzi ukajya mwigira guhiga urabona hano turi ku ishuri urukundo rwo ku ishuri ahangaha turi kaminuza urubona gute urukundo rwa hano muri kaminuza ntekereza ko kuri bamwe rufite ishingiro kuko hano muri kaminuza turakuze turi abantu bakuru ushobora gutekereza nyine mugapanga bitewe n'uburyo mwiyumva bidakwiye ko habaho na rwa rundi rusanzwe rwo mu ishuri nyine just muri class kumva wikundira umuntu ariko urukundo rwa hano narwo rusa nkaho rukuze ruradivansed rutandukanye n'urwa segonderi ku bantu urabona ku bantu bakundana hano birumvikana bafite intego nk'uko wagiye bigarukaho bafite intego ya danje baba ngo dushaka kugera kuri iki ariko se kuri wowe ubona bimeze gute ku buzima wowe bitewe n'ubuzima ubayemo ntabwo ngewe rero usa nk'uvugira abantu muri mu kigero kimwe ikintu ntekereza ni uko urukundo tutaruhagarika ntabwo twaruhagarika ngo bikunde niyo mpamvu bajya bavuga ngo buri so yisirigira iryaryo inkweto ikagira iyayo wenda navuga ni uko muramutse munarugiyemo wakundana n'umuntu nyine ubona muri kuri level zimwe kuko iyi campus irimo abantu bateye ubwoba n'abantu bateye ubwoba ntabwo byoroshye bafite amafaranga bakuze so rero ntekereza ko n'ubundi wenda ntibinakunda ko hari umugani abanyarwanda bajya bavuga ngo katareshya ntaramukanya abantu bagasa nk'aho bakritika banga urukundo rubaho ariko maze kubona ko uwo mugani uri kugenda ufata uri kugenda ujya muri reality kuko urareba umusore aturuka iryiriya mwivumba agatsinsino karunamye wahinamiye mu kiyeri uzaza gufata umwana uri hano wakuze ameze neza yinywera amata agenda muri za barabasi amata wenda turayabona nubwo wenda batameze kimwe hari amata nyine ntabwo bimeze kimwe hari abayakomba ariko hari abayakomba amata akombwa ubwo ni bwoko ki hari umugani bajya baca mu kinyarwanda ngo ntawe usaba amata akombwa ni umugani w'ikinyarwanda so amata rero urangijishije ukinyanya ko ibindi bintu nari nangiye kuzana amata ya filipita nta by'amata ya filipita ndi kuvuga amata y'inyambo y'inyarwanda twari turimo tuvuga kuri urwo rukundo nyine actually ntabwo ari byiza gukunda umuntu mutari kuri level zimwe yego ako hari udusore tuba dufite utugambo turyoshye hari ba Karimi abasore aza rwose akakubwira buryo ki yakwereka intoryi zijya mu mwuka akakubwira buryo ki ari bukwereka ipanu ya plastique abo ngabo babaho nyine akaza kandi barakumvika usanga agasore nkanjye rwose kiteruriye igikobwa kingana hano ariko n'ubundi njya mbibona tu bibaho mbona nka batuye umujama ibyo ni bya pafu ntabwo kwicara abantu bajya mu rukundo ruzima niba bapanga ngo wenda after like university what shall we do tuzakora iki se twabana dufite bije imeze gutya wenda twakora ibi ntabwo ari abamagambo ku rukundo ruzima ngo rutakibaho urukundo nk'uko wagiye ubivuga ngo rugendera ku biceri kuri njye navuga ko bikonta kuko amafaranga mujya kuyavuga amafaranga ni ikintu gikomeye kereza ko umuntu nagira inama muri iyi minsi nanjye nkayigira ashaka amafaranga ashaka imana namara gushaka imana ashyira amafaranga ko ibintu byose bikeneye amafaranga no mu mana kwanza bazayakenera mu mana dukeneye amafaranga ibyuma ibikoresho dukeneye hari umuperezida umwe turimo tuganira minsi yashize wa association imwe iri hano muri kaminuza abwira ati byari kuba byiza iyo abantu bafite amafaranga bose bamenya imana ku
buryo hahandi association wenda tuvugeze ivuga ngo dufite sortie nitugira sortie wenda abantu bahite bashyira amafaranga bati imodoka ziri batware turazishyura ibiryo byo kurya turabishyura hoteli mujye kurira urumva ibyo bintu biba bimeze gufata umutima mwiza kongeraho n'amafaranga kuko amafaranga afasha ibintu byinshi ko ubuzima ukongera amafaranga it should have been something which is special cyari cyiza so urumva ko rero urukundo wenda rwanyarwo rubaho kuko n'ubundi mbere yuko mujya kubana mukeneye like kuba mukundana nyine mwimvana ariko iyo agafaranga kabuze mu rugo urabizi ntabwo byakunda yanjye biteye ubwoba kandi ubundi abagabo mu cyaro iyo amaze iminsi adafite akazi nta mafaranga afite urabyibwira tangira guconga urugo kirirwa mu rugo ari nko kwicongera urugo yabuze utuntu akora akaba yanakubura nyine kugira ngo umunsi wire ntabwo biba byoroshye ibintu n'insazi nyako urukundo rwo ruriho dufite ingero z'abantu bakundanye batitaye ku mafaranga batitaye kuki barahari bakundana wenda njye ntazo mfite ariko njye ndazizi ubunararibonye ko bariho cyane hari ahantu nzi muri quartier ahantu mbaye wacu Rwamagana yubahwe kabisa Rwamagana Eastern Province niho nyine hasigaye urukundo naho hari urukundo umusore akundanye n'umukobwa wakiga segonderi nka biriya nakubwiraga byanjye ariko umukobwa iwabo barabashyira bafite amafaranga bafite n'amazu ariko ubu ngubu barabana mu buzima bw'umusore kandi we nta kintu kandi nta n'ikintu iwabo bigeze bamuha umukobwa baramubwiye ati yamuteye inda nyine barangije kubera ko bakundanaga bagiye kubana rero wenda umukobwa agira ati ubwo mu rwabo ngiye gushinga urugo wenda bazampa inzu imwe mu zirenga 5 bafite zimara ubusa wenda n'umusore tugiye kuzibamo ariko nakubwiza ukuri ko ntakimamuha kandi babaye urwo ni urukundo rero rero umukobwa yaza kuravuga ati wenda mu rugo nta kintu bampaye yari kubwira umusore ati rero njye kuba mu rugo banyiteho bampa amafaranga yabo umwana wawe wenda numara kwiyubaka tuzashaka kurya tubigenza ariko yaramukurikiye barabana atitaye ngo afite like amafaranga make uwo mukobwa rero uvuze hari abandi bakobwa bagitekereza nkawe bavuga ngo njyewe ubwo nkundana n'uriya muntu reka ngende ndebe ko mu rugo hari ikintu bazaba uwo mukobwa wamubwira iki iwabo mu rugo oya kukimuha bagomba kukimuha akabyiringira akavuga ngo njyewe cyangwa byakunda bazakima wenda se ngo yiringire ngo byanga byakunda bazakima kuko n'ubundi yiringira ibyo azi bihari yego ese wakiringira ngo bazaguha amafaranga ntayahari yiringira ko azi ko bihari nyine ngo birahari mpamvu abyiringira nuko bihari so navuga ko rero abakobwa n'ubundi bakeneye kwitabwaho ntago azava iwabo nta kintu bamuhaye zamuha ibyo birongoranwa bamuhe ibyo bintu byo kwifashisha urugero nimba agiye no kubasura uzana utwo tuntu ku iwabo ibintu nk'ibyo ariko ntekereza ko kwiringira ngo bazaguha iki ubundi iyo bamaze kugera mu rugo rwawe nahawe ho gufasha ababyeyi bawe iyo ari ababyeyi batishoboye atari kuvuga ngo oya si ukuvuga ngo nuko batanishoboye ariko se waba uri umukire waba uri umukene cyangwa uko waba umeze kose wananirwa kunezezwa n'akantu umwana wakuzanye ntabwo biba ko ntabwo ibyo ngibyo ntabwo twabyita kubafasha buriya n'uwo mukobwa wenda niwe baciriritse nta kuntu yafasha ahubwo iwabo bakomeza bagakwiye kuba ari wowe bamusapotinga aciriritse umukobwa bagakwiye kuba ari wowe bamusapotinga ariko urukundo rubaho n'umukobwa afata uwo mwanzuro abakunda uwo muhungu koko ni ibintu bibaho ni reality hano rero muri kaminuza n'izo nkundo zibaho ariko reka nze kubihuza na kariyeri ugasanga umuntu aba hano kaminuza afite uburyo ashakamo amafaranga afite n'ukuntu nyine habaye bidi yasheriwe iki n'iki amutayemo habaye guserebura weekend bagiye kwinjiramo amutayemo ayo mafaranga ugasanga ari kuboneka nibyo ngibyo ngiye mba numva ntaribi ibyo bintu ni byiza n'ubundi nta uko twakunda kose ntabwo umukobwa azaguhamagara ngo nkeneye tike ngo uyimwimye kandi mukunda
kandi bamwe babyita gukura ariko burangi simbyita gukura wowe ntabwo ubyita gukura buriya tike hari abantu ugiye ha wowe tike nayo ngenda n'amaguru nanjye ndacyagenda n'amaguru ndacyayisaba niyo ngo tike itanga n'ubundi basanzwe bayafite yes tike ni ikintu nk'umuntu urayimuha yego tike iyo umuntu ayikeneye urayimuha umukobwa nimba umukunda cyangwa se undi nimba mukundana gusa tike ni ibintu birenze fata 2,000 ukamweza ufata akabasi kandi ntafite ibyo ni byumvikana ukamubwira tugende dusangira agakawa turya ku kanyama se relationship ikomeza kwiyongera ni rwo rukundo rukeneye ibirungo ibyo birungo nawe uvuga ati anytime nzabitanga nabitanga mbifite wowe nubigira uzabitanga nzabitanga kuri level yanjye kuri level yawe kabisa level yanjye ko numva urukundo rwawe ruzaba ruryoshye bro zaza mukunde abantu badukurikiye murabona urukundo rw'umusani babe batambutse amayerekwa icyizere ko nzakunda neza buriya ndi umuntu ukunda cyane ariko hari n'igihe usanga umuntu ari kubeshya ugasanga ni mu buryo bwo kwiyamamaza ugasanga dore abasore ngo mufite ukuntu mubeshya ukabeshya umukobwa ngo uva ngo ngenge iyo nakunze ngo nkunda rimwe gusa yabyiyiziho ngo n'abasore babeshya ngo nuko bavuga sinzi impamvu ndi kuvuga nk'umuntu ubeshya bro nakubeshya gute ndakijijwe wari ubizwe nkijijwe ikibazo cyane ukuri guhuza n'abasore nzi babeshya ukuntu baba bameze baba bakijijwe wenda nsa nabo ariko kuvuga ko nkunda ntabwo ari ibintu birenze ntabwo ari ibintu bikaze wenda bishobora kuba atari byo ariko ntabwo bikaze nzakuzanira urugero rw'ubona ko nzamukuzanira mpamvu ngereye kubyemera bro hano abantu bakundana usanga nyine ari utuntu twabo nese we niba atari utuntu twawe kaba ubona nta santima ngira n'utuntu twawe urabura iki ngo nawe ugire gutya uzane iki se umuzanire cyangwa uranamufite umukunzi umukunzi hano ukaba uri gutinya kubivugira mu kiganiro kubivuga ntacyo byantwara ariko ku myaka yanjye ntabwo mbyita ngo ndamufite ariko nyine buriya uramufite nubwo atari kubyita ariko uri guhuza ibintu bidahura hari ibintu uri gutandukanya igihe ikintu navuze ko nkunda yego urakunda ndakunda nyine ngira urukundo ruri I'm so romantic ariko rero iyo umuntu akubwiye ngo azi gukora iki bikwereka ni ikintu ukagira gute akora nese waba uzi ko ukunda ukaba nawe umukunzi hari akantu kadutse nta mwuka mfite muze nanjye rero iyo igeze kuri iyo ngingo mbona umwuka ubuze umwuka kandi narabivuze urukundo buriya rwatuma ubura umwuka bro ibintu byo gukunda inunda zirahagiza umwuka wawe ukurahe n'utuntu wirirwamo buriya dukisuka ntabwo nshaka kuba dissolved mu rukundo yeguriye imana nkunda imana umugani wa nsabi wowe wikundira imana nkunda gusenga ntabwo biba byoroshye nari kwihuza rero na kariyeri usanga hano umuntu afite ahantu akura amafaranga cyangwa se ntaho wowe ni ikihe kintu wiyumvamo cyane nanjye ndaza kubwira icyo nabonye ni ikihe kintu wiyumvamo cyane ubona wakora kikaba cyari ibintu biri big ikintu niyumvamo gute nk'impano wenda impano zo ni nyinshi ufite impano usibye ko wenda atari uvango njye nari nzimwe wari uzimwe hari n'izindi wari utazi irenze ariko iyihe njyewe akaburo nabonye wakoze ntabwo nashobora kwishyiraho buriya buri muntu afite inyogo ye ufite inyogo yawe kabisa stile urabona no muri biboro byo kuzamura talent
iyo uzanye style nshyashya biba ari fresh. Style wazanye wakoze nyine y'uburyo bwo gusetsa abantu, ariko nyine mbona ni style ya danger ishobora kuzavamo ikintu kiri big mu buryo bwo gusetsa. Yego. So mu buzima busanzwe ubundi njye ndi umuntu usetsa cyane. Yego. Unaseka. Unaseka pe. Ni ubujajwa cyangwa? Ntabwo ari ubujajwa, ahubwo ngira blague nyinshi, ntera story cyane, nyine abantu turi kumwe ahantu ndi harangwa no guseka. Nanjye nagiraga blague mwa baza kunyita injajwa. Oya, ntabwo ari ubujajwa, usibye ko n'ubujajwa ni bwiza. N'ubujajwa ni bwiza ku mugabo mwana. Ku mugabo yaje akantu k'umugabo bwo ntabwo ari sawa, ariko bundi ahantu abantu bari barangwa no kuganira. So bakeneye rero n'umuntu basusurutsa. Ngende muri abo rero, ndi kumwe n'abantu nshakisha buryo kibishima. Uranda umuntu ushobora guserereza cyane, ukaba watema umuntu akazima pe. Naserereje ararira, ashaka ko turwana. Kandi abantu baba it was just a black. Hari abantu like bibifura ubwira ikintu nyine akagifata serious, ariko nyine batazi guterana ubusa. Kandi uyu ni umuco nyarwanda. Umuco nyarwanda hoseho kabisa. Rero kubera ko nkunda nyine ibintu byo gusereza abantu mbarumva ari byiza. Iyo turi gusererezanya bakansereza njye nkabaserereza tugaseka. I feel like wow, barumva ari sawa cyane kabisa. Nanjye ndabikunda byatari. Niyo mpamvu ndakwa appreciate ndabatuye umusani. Wenda ushobora kuba ufite izindi mana, ariko niba uri ready uze kutunyuza ako kaboro. Ikintu cya comedy. Comedy irastire. Niyo wasubiramo kandi. Nuwa ngo aho imbere yawe, cyangwa se ngo utize akantu ugafate nka wa mukobwa mwakitinganye. Kobwa kandi nyine ukuntu byo wakitinze. So ngewe ntago comedy ndayikunda gusetsa abantu, just kwa najya imbere ya kamera ngasetsa, nabikora even na stand up nayikora, ariko wakitinga nyine nkunda sinzi nabivuga. Nta nyine ndi umuntu ufata gutya ngo nsetsa abantu badahari cyangwa ngenda hari, ariko we n'ubundi nakuzonze. Ngenda hari, ariko nshakira style. Kereka wowe niba utari ready. Kuba ready nese ubundi style nakoze mu harya nakinnye ndi umunyamurenge. Yego, uri kuvuga ngo rutangi. Ntabwo ngenda nashobora kubikora. Iriya reka bizaza mu kindi kiganiro. Ngo ndi mu mavuta ya this Sunday rwose, ndi mu mavuta. Njye rega burya ndi umuyumbu. Umuyumbu ukomeye, ndi umunaziri. Uku nza nsimbuka data. Reka mpindure uko nza mvuga. Mpindure imivugire. Nkunda ikinyamurenge, nza mvuga uku indimi zitatu. Nabaga Igiswahili, Icyongereza n'ikinyamurenge kandi. Uku n'igikiga ndakizi, ariko sinza nkunda kukivuga cyane. Nza mvuga ikinyamurenge kuko icyo nza nkoresha niyo ndi mu rusengero cyane. Ibyo bintu zanje aho ndi hose. Ikibazo ko ndumva ko uraseka umaraje gukansetsa. Ariko bidukomeze nari. Kandi sinza nkunda ibintu byo kwanika inyinya. Zananika inyinya. Umuntu umwe yamya ndeba amare azuminga igifoto canje. Ko turareba ifoto ahantu kuri telefone amara arayizuminga. Ati kandi data ahantu hacamo imodoka kazinda. Birambabaza ndeba mukubite kurushi ahantu ababara. Umutima ndavyorosha, ariko yarambabaje. Abantu kandi baza bavuga ko inyinya ni nziza. None ga hari nabo ganza nsekera bakabyishimira. Amarambwira ngo ico kinyinya cawe kinini. Ariko nanje ganza ndeba nkabona ni kinini. Kera ngira ifaranga za manshiramo iginyo irindi. Aha ije muri isi bicu. Zamura naje gara amarembo. Nibire. Nigira amafaranga. Ninza ngira ifaranga nzaba mbikora.
dukomeze data namye mvuga ibinyamurenge marabura tiwo buri byumbaza kandi inyinya kushaka kuzayifunga bro kurumva wowe manka ifaranga ngashira kandi oya uku nimba abantu bamwe bavuga ngo kera ngo uzamuba umwarimu ngo nibyo bizakubera ngo uzuseka ngo abana nibaguseka bakubita nese buriya nk'umusani cyangwa se nk'umukomediye buriya gutereta ntabwo bikugora ngo wibuke wabishyizemo n'ibintu tereka ntabwo biza bingora ukuntu twaje ubwo batakunda kubikora namye mubwira ko ndakijijwe sinabona ibintu byo guteretana naho base nta nubwo wanywa icupa mwana nubwo ukijijwe cyangwa usoma gake ntabwo nzanywa inzoga ariko gananyweyeho nzi uko zimera ni kimwe namye nkaho niga segonderi ahantu bamye banjara ibintu by'uburara nareja kunywa inzoga ndasinda ngo nsinde namaze kwikorera icarire urakizi ngo baza basasize ibiraro by'inka ndakizi de nje kwikorera icarire ndataha icarire ndacikorera mare nkirenze iwacu nsanga kera nisanga ku rugi rw'abandi ko ndakomanga ninjira mu rugo rw'abandi nibagiwe ko ari iwacu namenye ko ahantu ngiye atari iwacu ariko ngezeyo kubera gusinda batiki abantu gati bamenye narindi kuri gate ko ndakomanga mare ndembona gate ko ndakomanga ntabwo ari iwacu kubera inzoga none ubwo nicyo wabwira abantu banywa inzoga bro none wo nk'urubyiruko abantu baza banywa inzoga rero reka mve mu by'ubunyamurenge ubabwiza ukuri none nese ntabwo naba blaming kuko just bafite ibyo bakuramo ariko inzoga ni mbi inzoga ni ikintu kibi ariko ngo hari ukuntu uzinywa mu rugero ngo bikaba fresh kunywa mu rugero ikintu nemera ni uko urabona hari abantu bazinywa binjoyinga juste bakinjoyinga sinzi niba zibaryohera cyangwa iki ariko ziraryoha ngo ziryoha kure bakinawe urazinywa ndabizi oya bakinjoyinga ariko njyewe ukuntu ugize gutyo ukavuga uti ndakakuguriye reka mbagire inama ibindi uzagende mbagire inama nese nanjye wakagurira uteka kukagurirwa ubundi wo kugirwa inama nawe uri kugirwa inama inzoga juste ntabwo ari ukuvuga ko abazinywa ari injiji ariko ziragufata zikageraho udashobora kuzigobotora kukubata zikakubata ku buryo wisanga nyine uri muri situation itari nziza urabona ari nk'ukuntu umuntu aba yiyubashye ngenda ahantu za Kigali hariya urabizi aba bantu biyubashye b'abakire ariko areba umuntu agiye mu kabari yambaye costume well dressed yambaye neza ariko waza kureba uburyo ari busohokemo ukabona n'ibibazo ukabona asohotsemo asebetse umuntu w'umugabo yinyariye umuntu w'umugabo imyenda arimo aragwa hasi kandavura ukabona juste nta cyubahiro afite kandi urabizi muri iyi si nubwo wenda icyubahiro ari icy'Imana kandi dukeneye ko abantu batubona nk'abantu bafitiye igihugu akamaro bateza imbere igihugu ntabwo rero uzajya mu byo ngo wirirwe wasinze urubyiruko uri umuntu mukuru uri umuntu ukeneye gutanga inama mu bana batoya ngo bagire icyo bakumenyeraho uri umubyeyi ufite abana mu rugo barakubona wasinze buri munsi ntabwo ari sawa ngo nabyo biri mu bintu bituma habaho inda zitateganyijwe cyane rwose kuko murumvire ko umugabo ubundi yatashye yasinze ni pafu none se buriya nko niba inzoga urabona abo bantu barazinywa bagasinda ku busambanyi ubusambanyi hari ukuntu bihuza n'inzoga cyane cyangwa ni ibintu biri totally different ntabwo biri juste by structure biri different kuko gusambana no gusambana n'inzoga ni ukuntu naho bihurira guhura rero navuze nawe by structure ahantu bihurira ariko birakururana cyane kimwe kibaho cyatejwe umurindi n'ikindi
simvuze ko totaloma ariko bimeze. Wabanga kangahe kwijana? Ntabwo najya mu by'amajanisha, ariko icyo nzi cyo nuko umuntu wasinze n'ubusambanyi birajyana cyane cyane, ugasanga ni mu ndaya n'iki. Yes, akajya kugura indaya, akajya jisite ku ibintu nk'ibyo nyine. Kwiba bitoroshye. Aho usanga ngo nkamwe, ugasanga nk'umuntu yakuze agira inama abantu ati nyaboneka inzoga ni mbi, naho ugasanga birangiye abigiyemo kandi yari afite ubwenge buzima. Uwo ubona biterwa n'iki? Satani. Kwareka kubeshyira Satani mwana, tukabwira abantu ibintu bigaragara. Satani kabisa, nta kindi. Nese wambwira gute ukuntu watanze inama? Yego, nk'umuyobozi ubwira abantu ngo ntimukarye ruswa akafungwa yizize. Nese ubwo nawe ni Satani? Wenda hari abantu babaho nyine ku rurimi, sibyo? Akaba afite ururimi nyine rwo gukomveka abantu, kaza akababwira ibintu, ariko wareba behind ugasanga ntabwo ariko ameze. Tuvuga urugero nk'ibintu by'iyobokamana, ugasanga umuntu arimo arakwigisha akizwa agira gutya, ariko wazagenzura ugasanga hari utuntu nawe tukwereka ko nawe adakijijwe twinshi cyane. So abo bantu nabo babaho, ariko ntekereza ko ubwo nyine ibyo bizabaho, ariko ngewe sinshaka ko bizambaho. Bimbaho bizaba ari nk'umwaka ko simbishaka, simbyifuza. Nifuza kuzabaho ubuzima butayobowe n'inzoga, butarimo ibintu by'ubusinzi, ubusamba. Nyine nimba narakijijwe nkamenya ko Kristo ari umwami wanjye, ugomba kunyobora. Yego, reka sinzanabibonera umwanya. Na mwene wabibonera. Nimba mba ndi muri church, ndimo ndirimba, ndimo ngira gute, ntago nyine actually much of time igihe cyanjye cyinshi imara ndimo ndi kumwe n'Imana, nsenga, ndirimba, ndamya. Rero ntabwo nzabona umwanya wo kujya, kandi ikindi ziranahenda. Ntabwo nafusha amafaranga yanjye ubusa. Ahubwo akantu ngenda nshaka kuvuga, hari igihe usanga umuntu agira inama abantu ati nyaboneka inzoga ni mbi, rimwe na rimwe ugasanga nuko adafite amafaranga. Yes, yazagira ugasanga abigiyemo gutyo. Wowe kutanywa inzoga kwawe nuko utayikoza ku munwa cyangwa nuko utarengera? Nuko ntayikoza ku munwa. Byamvuye kuba nzara guhahamuye bro. It's a long story. Ariko inzoga just hari no kuntu nyine ubu mfite papa uzi azinywa, ariko iyo hari igihe mureba bikambabaza. Buriya hari rero bituma mba numva ngewe kugira ngo nzabe umuntu ufatika, wubashywe, nyine ufite like wubashywe nyine neza inyangamugayo muri sosiyete, kugira ngo nzagira icyo marira igihugu cyambyaye. Birasi nzabyirinda kuko mba mbona nta nyungu yabyibamo. Ndaguha urugero rwiza. Urabona turarya, sibyo? Turya ibiryo nyine umuntu agasonza akarya, kandi twese tukarya ibiryo bitandukanye. Niba bikuyeho akari ibiryo, warya umushogoro, warya amateke, warya ibijumba, gucakarara, imyumbati, warya iki, warya umuceri, warya sosiso, warya ibintu byose warya. Uburiye nubwo like standard y'ibiryo mwamuriye biba bitari kumwe. Ubwo ikintu nshaka kuvuga ni iki? Nimba uburiye ibiryo warya byose birakunyura kuri level yawe, ariko uzareba umuntu yarengereye akarya byinshi, hano uzasanga turamanga ati katakata hirya no hino, byamurenze, ameze nabi. Iyo aza kurya bike yari kuba ariye kandi akaba ameze neza. Yego, iyo aza kuba nanone like atariye ibyo biryo, yari kuba afite bya bibazo yahuye nabyo. Sinshaka gushyigikira kutarya, sibyo? No kutanywa cyangwa no kutanywa inzoga, ariko kunywa ibyo ngibyo bikwangiza, bikugirira nabi, no kurya ibyo biryo ukageraho mera gutyo uvuyarara, biba ari we wabigizemo uruhare. Uvuze umuntu agomba kwicunga ku giti cye. Noneho kiri ikintu nshaka ko tugarukaho. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo buriya ngo ukuntu afata inzoga ni nko afata amadini. Amadini? Yego. Idini? Yego.
sinzi ni amadini urayazi. Amadini ndayazi ariko si urabona kujya mu kabari no kujya mu idini runaka ngo we nikabifata. Urumva fact ahizo ngiye kubwira kugira ngo umundaburire kuri zo fact. Yes. We yarambwiye ngo umuntu wasenze akajya mu mana cyane akarengera nta kintu yapfa kugeraho. Ariko umuntu wagiye gusenga ntabyijandikemo cyane agashyiramo n'ubwenge asanga ni wa muntu nyine uratanga itura rukabana bibariye akaba atatura minerval. Urumva nyine abishyiramo gutekereza cyane. Ambwira ko uwo muntu bishoboka ko yawo umukire hataje indi myaka yo ku ruhande urabizi ibintu byese. No mu kabari arambwira ngo umuntu uzajya mu kabari agatindamo gasanga byaramutwaye hasi hejuru ntabwo nyine gapfa gutya nta kintu yageraho. Ariko uzagenda akisomera icupa akagaruka so good. Wowe urabyumva gute? Jewe Rwanda rumwe ndemeranya nawe undi twemeranya. Yego. Aho twemeranya nuko mu rusengero naho habamo ubwenge hakenewe ubwenge. Yego. Ariko mu nzoga ho n'ubundi buba bwagiye ukijya kwisoma. Ntabwo nabwira abantu ngo mujye mugenda ngo munywe nkeya ngo ibikigo. Siyo nama nagira umuntu. Yego. Ariko nanone simfite ubushobozi n'uburenganzira bwo kubuza umuntu kunywa. Ubwo nuko ngo ushaka kugira umuntu inama wamubwira kuzireka. Nje nshaka kugira umuntu inama namubwira akazireka burundu. Aha, none se ku bijyanye n'urubyiruko urabona hari ukuntu batanga udukingiriza ahantu henshi cyane. Hano babona akazu hari ahepfo ukuntu tugize. Urumva? Ariko bakanabwira abantu ariko byaba byiza wifashe. Wowe ikintu wabwira urubyiruko ari ugukoresha agakingirizo no kwifata ubona ari iki cyiza? Byose ni byiza ko birarinda. Ariko cyiza kuruta no kwifata. Icyiza kirenzeho no kwifata. Nawe niyo gahunda ukoresha cyangwa nanjye ndifata narifashe. Mako bigoye. Tell the truth. Biragoye ariko biraba. Hari abagabo barinze kwizera kwabo. Nese ubwo ukoresheje gahunda hari abo byananiye njye hari abatibenya mwana manyabuneka kutubana byibuze mwagiye munyigira wayashangwa biba bigoye. Wowe ukoresha uwe muti? Jewe muti nta wundi ndifata nyine kuko umubiri ntago ntegeka ndawutegeka. Nimba umubiri utantegeka rero yego akaba ari njye utegeka njye ugomba kuwukoresha icyo nshaka. Bivuze ngo ntabishatse yego bikaba gutyo gusa ntabishatse bikikora nkumirije ntabishatse. Yego nyine nawe natewe na diamond nakora iki se? Noneho dusa nk'abari gusoza. Ufite impano yo kwandika yo gukina. Ese kwandika nabyo urabibasha? Kwandika ndabibasha ariko ntabwo ari cyane no gukina. Gukina nibyo biri imbere cyane. Ariko se ubu hagize abantu baguhamagara bati tugukeneye muri filime runaka, role yose wayikina cyangwa hari role wakina isindi ukaba utazikina? Bose nshobora kuvuga ko zose nazikina ariko nazishobora. Yego zishobora. Ari nka role ntakina rwose nubwo wenda ntagiye kwiyemera ko nta rwego ndajyaho. Ariko role zituma ngaragaza ubwambure bwanjye n'ibintu by'urukozasoni I can't. Ako ngo umukinnyi mwiza ngagomba kuba yisanga muri role yose. Kwisanga ntago ari gusandaguza ibyo usanze. Bari gusandaguza ibyo usanze. Ubwiri ya role yo wapi? Ntabwo rwose. Nyine role zituma ntakaza ubumuntu bwanjye. Yego. Sinabwo nazikina. Ariko nyine ngo tugomba guhindura amahindi imana kugira ngo filime nyarwanda ibe yatera imbere. Role yose ukaba wayikina. Babona nk'abantu bakina muri filime zo hanze zirazateye imbere. Barabikina akerekana ubwambure bwe bwose ako nyine agakina iyo scene. Sinzi nabonye akaburo kari gutrendinga muri filime ya ba Ariya Kuru. Ukaba utabwerekana ubwambure bwawe ariko byibuze ukerekana icyo gikorwa. Bariya ni wo muco wabo ariko mu muco nyarwanda ntabwo ibyo risa.
none ubwo filime zizatera imbere gute ushaka international film filime zizatera imbere zizatezwa imbere n'ababikina nyine babishoboye wowe ntabwo ushoboye njye ntabyo nshoboye nakubwiye ngo rore ntakina n'izo we nimba ntazikina nuvuga ko ntazishoboye so nimba ntazishoboye rero urumva ya none se akandi kantu ngira ngo duhuze ndi gupanga gukora n'ikiganiro nawe ari umuci twaganiriye arambwira ngo uramusani umumbarize ese we na papa sava bapfana iki umuji mubwire ngo gaceza bro kutangiye kubuniriza abantu bagufana bro guceza ariko guceza ni ibintu bisanzwe azishima ceza ntacyo dupfana tu ntacyo ntacyo dupfana kakibimbwira nanjye nese mbona wagira ngo kirimo ahubwo urambwiye ngo urarwamagana ngiye kwikubita hasi ntacyo mfana nawe ntacyo mfana nawe sindanamubona kuri TV gusa rero urumva papa sava nk'umukinnyi wa filime nawe ari mu bantu bazi kwagitinga ariko nawe kabisa ibintu ubihagazemo fresh waba umwigiraho iki papa sava ikintu umwigiraho ni ukudacika intege yego icya kabiri ni ugukora ibintu kuri gahunda kabisa ikintu cya gatatu umwigiraho rero ni impano afite impano kabisa banga iyo mvuze ngo umuntu wenda like afite courage ako ibintu akora nyine nimba afashe gutya agasohora indirimbo I mean movie series n'izindi series gutyo byerekana ko akora aho rero afite umuhate ni byiza cyane ni byiza cyane nawe uba wumva wabikora papa sava actually nta nubwo ari umurodo wanjye umurodo wawe ninde umurodo wanjye ni babiri yego ni Nyaxo na nsabi ndamukunda cyane sava uramukunda cyane sava ari hiti ndamukundaga cyane washobora kumwiganaho nk'amasegonda 20 nk'akantu yigeze kuvuga ukavuga ngo cyaze ni fresh ayawe aro ariko yewe mukone ndakubwiye ngo ubwire nyoko kuko nzakujara arabimubwira agasa wumvaga njewe nzakujara ntago nzakujana yarakandi kaneze gukina abaza ngo yari ari kumwe na it was just sitting together Kiramani yari kumwe na Kiramani na Dave yego noneho bagiye gutereta umukobwa agiye gutereta umukobwa batazi ko se ahari urumva sabi ngagereyo aza Dave yamutanzeyo aramubwira ngo ubona se wumva ngo nje mbaga ntabishaka ubonaga nje mbaga ntabishaka ubona mbaga ntabishaka ngo dore kugira ngo nakwereke nje ngo agakingirizo nje ngo nakwereke ngo nje ngo ko mbaga ngo nabishaka ngo nazanye n'agakingirizo kugira ngo nkwereke muzaja muraza mu bikore mwenyine ese ntabyo mbaga nshaka ahindekeye gutya abanyikira ni mwebwe natwe nitwe wowe nani nje n'uyu ariko cyane uyu karakantu karanyeje so Nyaxo rero hari akantu yaduye kagurya kaganya gutya ati wagiye uca akenge wagiye ukoresha ubwenge ko batabusore ni byose ibyo nabakundira mbere na mbere ako nyine ni style nayo kandi kugira style ni style Nyaxo ikintu cya mbere mukundira ufite creativity yego nagerageje gukurikirana nsanga biriya bintu bakora niwe ubyandika yamara kubyandika akabibatoza bakayifata mu mutwe akadirectinga abyumvishe akaneditinga niwe editingira yes
numva uwo muntu rero arakaze. umuntu arakaze Yaje rimwe ariko ari comedy nibuka yakoze yahereyeho comedy yahereyeho yo mu myembe. Comedy yibi myembe na patina. I really say this man is very talented. Mugabo nahise mwemera cyazi. Noneho binakora rero ikintu mbikundira ntago ashyiramo ibishego byinshi, yarangiza kandi akajyanisha na societe turimo. Buri muntu wese yabireba. Buri muntu wese yabireba. Urugero wenda ndaguha urugero rw'umukomediye witwa Mitsutsu binakora ntago gupfa kubyumvisha umubyeyi ukuze ntago bifata. Biriya bintu byo kwigira nk'ikigoryi, haraho nabonye akina miri birya kongera akabicira. I said, what can you say if you are like a nerida? Umuntu mukuru watekereza iki? Urumva ibyo bintu arabikora pe, abana bikabasetsa n'abandi bikabasetsa, ariko actually ntago ari ibintu waha societe yose ngo yakire. Nsabi we rero, Nsabi we wateye ubwoba. Ahantu hose arahari. Ibintu byose arabishoboye, ashoboye kwactinga, ashoboye gukora stand up comedy. Mbese ni umuntu wakigiraho ibintu byinshi, wakigiraho like gukora n'ingufu ndetse n'umutima wawe wose, ugakora ikintu kirimo imbaraga kandi uzi ko abantu gihaye bari bucyakire neza. Abo ngabo ni abarora umudo banjye mu bintu bijyanye ariko na comedy. Gusa muri comedy gusa. Reka ndabona bwatangiye no kwira nk'ukuntu atangiye kwijima, kugira ngo nibwije. Reka nubwire ngo congratulation, ibintu byawe bizakunda. Abantu bakwandikire nimero yawe nzayitaginga. Ntabwo babwiye ko ndi umuririmbyi. Babwire bakunda ibintu byo. Ariko tuzagaruka mu kiganiro, tuzanagaruka kuko turacyari kumwe kandi tuzakora ibintu bya danje. Buriya abantu bafatanyije bakora ibintu bya danje. Reka ngushimire ubwire ngo tuzasubira ubutaha, ariko nanone man kongusi byatari ukomeze ushyuhe, impano yawe yagure, ibintu bizakunda. Mwakoze kudukurikira, ukomeze ubwa neza, ukore subscribe, share, like and comment. All right.